hari video, hari akavideo Tycoon Ndahiro umunyamakuru nawe ukiri mutoya ariko ubikora neza njye nemera, ariko yakoze video ubona ko ababaye, ubona ko yijimye mu maso, avuga ati uyu muntu witwa Godfather ni violence muri industry, ni umuntu waje afata abahanzi b'abanyarwanda bambura agaciro, afata abastar bo mu Rwanda kubita hasi, muramwemerera arabasenya arabica. Numva ibintu yavugaga numva nibyo, ndavuga ati ubwo ugiye kubivugaho nanjye nagira ngo profite nkubaze ni gute uwo muntu Bisusu Godfather n'ibindi byose yiyita yaje akagera mu Rwanda, akaza agafata social media yahereye kuri Twitter ajya none ubu ngubu cyane cyane ari kuri TikTok, akahafata ku buryo niwe muntu uzasanga mu makesi umuntu avuze, umuntu bagiye gufunga bwa mbere mu Rwanda wagira ngo niwe utanga go ahead kuri RIB ngo bafunge umuntu. Barafata umuntu akabanza akamwanduza bakamuharasinga ku buryo ata ikuzo muri sosiyete niko nabyita, uwo muntu bakamufata bakajugunyamo. Umuntu aramufata akamusenya, azamura abahanzi akabatuka kuri TikTok, abakora comment ahagurutsa abakobwa ati nimuzenguruke, abakobwa b'abanyarwandakazi ati haguruka zenguruka, bitutsi ngewe nasubiza kuvuga mu kanwa kanjye kuko narezwe. Uyu muntu ni muntu ki, afite bubasha ki, akorera nde? Ni gute twisanze aha hantu aho nyine industry yo mu Rwanda ibiyobowe n'abantu nk'abariya? Abantu nk'abariya niba atari uriyoboye n'undi witwa Kasuku, abantu bose nyine badafite discipline na nkeya kandi bose batari abanyarwanda. Twisanze hano gute? Sheye nibyo nari nkubwiye ngo umunsi w'ejo iyo baza no kugira amahirwe ba nyirabyo apana abanyarwanda, kuko abanyarwanda tubwira bo bakeneye kumenya ukuri, bakamenya wa mugani twisanze mu bintu nk'ibyo ngibyo by'umwanda bigenze gute. Iyo nza kuyivuga hejuru iyo nkuru hari byinshi twari kumisinga, kuko numvaga imbangamiye nk'ikintu kiri muri showbiz, cyane cyane ko muri ba projet menshi nari mfite harimo guprotectinga industry, nkuko ubona ubu none ndi guprotectinga igihugu n'abakirimo, nifuzaga just industry tukariyo na accessingaga cyane. So impamvu yabiduteraga ni uburyo twagiye twinjirirwa n'ama platform y'abantu tutazi, akazi ubwayo agashimuta industry yagasa nk'ari kuduha umurongo, twe turi no gukora ibyo bintu ntitubagiraho access, ntitubagiraho control, ahubwo bagatangira kuducomekanya na leta n'abafana ndetse n'ababyeyi, kuko izo platform zitangira kuza ntago zatinyaga no kugera ku mubyeyi wawe zikamukora ibyo zishaka. Normal ibyo ni ibintu bitemewe mu mategeko, ari byo na leta yacu duhora twishinja, aho ifata icyaha cy'abantu runaka igashaka kukigira karande kuri buri muntu kandi icyaha ari gatozi. You get it? So imuri muri showbiz kugira ngo bigere ku rwego rwo kujya kwataka mama wawe cyangwa mushiki wawe atari mu rubanza murimo rw'amategeko, wenda avuga ati ibyo yakoze abifatanyije n'umubyeyi we cyangwa mushiki we, ntago biba byemewe. So izo platform zaraje zitangira kutwinjira muri ubwo buryo, tukavuga ibi bintu bitangiye kusa nk'ibirenga imbibi za showbiz, birerekeza he? Muri izo platform nka platform yaje ikaduhabura cyane yari ya Dekati Babarawo niwe watangira rugendo, ariko Dekati nzamuvugaho ku kindi giti cye, yaje kuba umu entertainer at least nyuma yuko tunamuganirije, no mu bamuganirije ndimo, kuko byabaye ngombwa ko mfata n'ingendo ndatangira ndagenda njya gushaka abagabo. Ubona bwo bwa mbere ari Kasuku, urumva Kasuku amuzana Dekati turaganira, byari nyuma ya saga twagiranye mu gihugu, navuga ko yafashe igihe, ariko kwangiza bad biragora, kwa kushaka icyo umwangiza ukakibura. Twarasereye nako nakubeshya, yatakaga umuhanzi wanjye cyane Safi, ngira ngo ni nawe ubundi Safi ibintu byose byaduka muri showbiz niwe biheraho. Ushaka kumenyekana hera kuri Safi, ndayishaka gutera imbere hera kuri Safi, umuvideographer ushaka gutera imbere ni Safi, umubouncer ni Safi, ndetse n'abamanager. Iyo mpano Safi Madiba nawe arayifite. So abantu nk'abo turavuga ngo bararirika bararirika
safi imba ari ukurika imba ari ugutwika Yeah. safi menya ari ugutwika ko sinzi ko kurika vunguka Oya, hari ukuntu izina ryawe ngo riba rigabura. oh ya izina Okay, rya hari safi ukuntu izina actually riba rigabura. bro mu mazina yabayeho muri showbiz y'u Rwanda imba ari izina ryagiriye abantu akamaro ni izina Safi Madiba Yeah. nk'umu entertainer Okay. utari umu investor utari umu manager izina Safi Madiba ryakoze amateka ryatunze abantu ryubatse abantu kugera naho ubwaryo rihinduka Urban Boy kandi Urban Boy yari company yamuzamuye you know yeah so ibyo byo Safi ndabyemera ko byabayeho ingero zirahari hari abakobwa benshi bamamaye kubera we hari aba manager bamamaye hari aba promoter hari aba bouncer hari amakampani hari amaklabu hari indirimbo ubwazo so ni byinshi cyane so uwo mugabo yatatse Safi icyo gihe twari muri Tanzania turi gukorana wa Safi abaye nabyo yuririraho Safi wazimye ntabwo yakwana Rayvanny ntacyo byamumarira bra bra ibintu ari byinshi cyane Jeza bambwira Safi ko mbona wataye umutwe wa deprime bimeze gute ko pati ngo uyu mutipe we ngo naguze ibintu bari gukora ngo abayica izina ry'umuntu nahise mubwira can I deal with him wowe ugakora ibyo ukora ko yagomba gushutinga na Rayvanny icyo gihe ariko nareba umuhungu nkabona ubwenge bwe ntago buhari nafashe umutipe mpita mwandikira ndambwira ariko ufite ikihe kibazo ku bahanzi banjye byabaye nko kubyutsa ukorosoro wabyukaga yahise areka Safi ajyaho Dekati turadiringa bifata ukwezi kurenga n'igice ndavuga ntago bishoboka ngomba kujya gushaka uyu mutipe in person nza muri Amerika sinaye nzahari ndaza ndavuga ngomba guhega Kasuku akamunyereka Kasuku icyo yakoze yamaye nimero kandi ambwira ko amaze kumuvugisha nyuma turavugana bose turavuga ibyo byose mushaka kwamamara mushaka no gukora amafaranga muri industry ariko you guys you cannot come and destroy us ari twe tubaha content turi bishoro byanyu bya mbere mugomba kudufata neza kugira namwe mubeho ntago uro waza udusenya icyo gihe Dekati yarabyumvishe anabikomeza muri ubwo buryo ahubwo ro biza kurangira aribwo haza ngo badumba ba Godfather n'abandi bantu bagiye baza ku masocial media na ba Eric Semungu bagiye abantu nk'abo ngabo aribwo bagiye baza ukabona n'abantu baje batavuye muri industry urabona nka Tycoon wavuze ava muri industry umwana yaje abo munyamakuru abo mukomediye akora iki arazamuka yatangiye ari comedian yatangiye ari umukomedian so abangaba nka ba Godfather bo batangira ahubwo mu buryo bwa mafia bona ba Kasuku batangira mu buryo nta ubazi n'abantu badashobora kuguha identity yabo udashobora kumenya aho batuye icyo bakora n'uburyo bageze aho hantu bo bakaza ari proje bapangiye inyuma mu gikari udashobora no kumenya ninde uyitera inkunga cyangwa igamije iki ariko akavuga ati abantu ngiye kubayobohoza mbayobore hanyuma rero bikaza kuborohera iyo bahuye n'abantu bafite politike yabaye damage iri casualty icyo gihe politike iri damage y'abanyagitugu ikunda ikintu icyo ari cyo cyose umuryango we wose yafatiramo abantu muri weakness runaka either ushobora kwishima cyane burya ugakotora ushobora gukora cyane ikiganiro amanota myinshi uvuga akavamo nk'ijambo rimwe uvuga ati ariko hariya ribu nayo rero yarakabije uziko ako kantu mu Rwanda kakwicisha so iyo politike rero yahise ifatira hejuru isamira hejuru mwene abantu nk'abo batari mu gihugu batazwi ahubwo irushaho gushaka kuba promotinga kugira ngo ibakoreshe nk'ibikoresho byabo Godfather niko yinjira urubyiruko nyarwanda njye nari nzi ko nawe yarwinjire nka ba Dekati na ba Kasuku mu bintu bisanzwe ahubwo nari mfite impungenge ku munsi w'ejo mvuga inari ku wundi leta izuye umuntu uwo ari we n'icyo agamije ku buryo umuntu ashobora kuza agafata society akayihindurira imitekerereze akayihindurira ibyo ifana akazamura uwo ashaka akamanura uwo ashaka ibyo ngibyo wakabikozwe n'umuntu muri nko muri competition imwe cyangwa muje igihugu ariko uwo muntu akabikora ari umunyamahanga kabyibaza nkavuga iyi leta izi ko uyu muntu ari umukongomani amprisi w'impunzi n'igihe yabaye mu Rwanda yari impunzi
yibera mu nkambi yakundaga kwirwara indwara yitwa ubugorora. Ubugorora urabuzi? Ubugo, come on. What is that? ushaka abantu babaye mu nkambi bazakwigisha ubugorora. Yakundaga kwirwarira ubugorora uyu nguyu bisusu. Ubwo FPR uburyo yaje kumubonamo iturufu, gusa biva ku rugendo numvishe rwo kugambanira abantu muri Uganda n'ibiki. Urabize FPR yagukoresheje igira byinshi ishobora kukubyazaho umusaruro. Nuko bisusu yisanze muri Canada nyuma y'inzira ndende, arangije amakuru mfite anigaragaza, usibye ko buri gihe njya mbivuga nkavuga hari abantu bavuga ngo dutuka ngo leta yacu cy'abayobozi bayo, ariko nibo bantu ba mbere bicisha amazi, nibo bantu ba mbere biyandarika. Ibaze ko bakoze contribution yo gushinga kiriya kintu cyitwaga Godfather X kugira ngo bayigire nk'ikintu kiri social, urumva, ariko bo bagikuremo information. Urambwira ngo kugira ngo habeho creation y'iri account ye kuri X, leta yabigizemo uruhare runini cyane, runini cyane, runini cyane. Noneho binavuze ngo usubiye inyuma ukareba igihe cya Twitter, every single name yameshoninzwemo yabaye arrested cyangwa yarishwe arabura. Ziriya ni za tweet zaje mu gihe cya za Kangondo. Ziba tweet zabayeho, ziba platform zabayeho mu gihe cya COVID kugira ngo leta ibashe kumonitoringa abantu bari mu rugo, noneho imere nk'iyabashyize mu kibuga nko muri stade. you're right. Imenye baravuga iki, abarwanye, abasambanye, abakoze iki. Ninde urambiwe tumufata atarava no mu nzu. Because some people where they think we are just joking, oh man, twe turi mu gatenga tugiye gupfa, ibintu birakabije. Leta rwose nk'umubyeyi ikwiye kwibwiriza. Iriya leta ntago igikina bro, wavugira mu masaku, wavugira mu migani, they know when you are targeting them, inzira yose wabivugamo. Wayivuga uvuga ati Bikira Mariya wacu, ngoma yacu, rwose hari ukuntu barakujyana. Nushaka kuhagarare ku karubanda uvuga ati no, murarengera, birahagije, aho kugira ngo n'ubundi ubibyine ubundi bakwica muri kadansi.